Uyu munsi tugiye kurebera hamwe itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu kigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Iri ni itangazo rireba abanyeshuri bose bakoze ibizamini bya leta umwaka w'amashuri 2025-2026 usoza ibyiciro byose by'amashuri. Tugiye kurebera hamwe uburyo Minisiteri y'Uburezi yatangaje uburyo ki amanota y'ibizamini bya leta azajya asorwa, azajya atangwa gute. Tugiye no kurebera hamwe impinduka zabaye muri iri tangwa ry'amanota y'ibizamini bya leta. Niba uri umunyeshuri akoze ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2025-2026, iri tangazo rirakureba. Niba kandi uziranye n'umuntu wakoze ikizamini cya leta, mwoherereze rino tangazo kuko ni ingenzi kuri we kuza kuryumva, kuko biraza kumugirira akamaro kugira ngo azamenye uko azareba amanota y'ibizamini bya leta ndetse anabashe kuyabara kuko habayemo impinduka zitandukanye. Reka turebere hamwe kwinjiza, gutunganya no gutanga amanota y'ibizamini bya leta. Ubundi kwandika, gutunganya no gutanga amanota bikorwa binyuze muri School Data Management System. Iyi ni system ubundi mu mpine zayo bayita SDMS. Ni ibisanzwe kuri iyi system. N'ubundi iyi system ni isanzwe inyuzamo amanota y'ibizamini bya leta mu myaka yabanje. Bivuze ngo nujya gusacinga amanota yawe, bwa mbere na mbere uzabanza umenye iyi system ya School Data Management System. Uzajya kuri Google yawe wandikemo SDMS, ubundi iyo system ize ukurikize amabwiriza ngiye kukubwira. Ubundi amanota y'abakandida ashyirwa mu byiciro byegeranye hashingiwe ku bushobozi rusange bw'umunyeshuri, aho kwibanda gusa ku manota ya buri muntu. Turebere hamwe noneho urwego rw'amanota ku masomo y'ingenzi. Urugero kugira ngo ibi uze kubyumva neza, niba wiga amasomo 15, hano hari ibyiciro ndetse hakaba n'inyuguti, hakaba n'amanota. Uko amanota azajya atangazwa, icyiciro uzajya burimo, inyuguti wagize ndetse n'amanota wagize. Ibi byiciro ni ibyiciro 7. Icyiciro cya mbere ni icyitwa indashyikirwa cyangwa se excellent mu ndimi z'amahanga. Icyiciro cya kabiri ni meza cyane, ibyo twita very good. Icyiciro gikurikiyeho ni meza, mu ndimi z'amahanga cyitwa good. Icyiciro kindi gikurikiyeho ni birashimishije, icyo twita satisfactory. Icyiciro gikurikiyeho kindi ni biharagije, ubwo ni adequate mu ndimi z'amahanga. Biracyari hasi, ubwo ni fair. Icyiciro kindi cya nyuma ni yatsinzwe, ubwo mu ndimi z'amahanga ni fail. Umuntu uzabiza mu cyiciro cya mbere cy'indashyikirwa azajya bafite inyuguti ya A, ubwo azajya bafite amanota 6. Uzabiza mu cyiciro cya kabiri cyane meza cyane azajya bafite inyuguti ya B, ubwo ni amanota 5. Ni meza azajya bafite icyiciro, ubwo waje mu cyiciro cyane meza azajya bafite inyuguti ya C, ubwo ni amanota 4. Uwaje mu cyiciro cya birashimishije azajya bafite inyuguti ya D, ubwo ni amanota 3. Uwaje mu cyiciro cya birahagije azajya bafite inyuguti ya I, ubwo ni amanota 2. Uwaje mu cyiciro cya biri hasi cyane azajya bafite inyuguti ya C, ubwo ni inota 1. Uwaje mu cyiciro cya biri hasi azajya bafite inyuguti ya S, ubwo ni inota 1. Uwaje mu cyiciro yatsinzwe azajya bafite inyuguti ya F, ubwo azajya bafite inota 0. Yego uhise wibaza ikindi kibazo, ese kugira ngo umuntu aze mu cyiciro cy'indashyikirwa agire inyuguti ya A, ubundi narangiza agira amanota 6? Ubundi ko dusanzwe tuzi ko ikizamini kiza ku manota 100, ubundi umuntu agira amanota 6, byagenze bite? Ese ubundi abagize amanota angahe ku 100? Reka tubirebe. Ibi ni ibipimo by'amanota hashingiwe ku bipimo byagenwe. Yego umuntu agira amanota 70 kugeza ku 100 azajya aza mu cyiciro cya mbere cy'indashyikirwa afite inyuguti ya A, ari hahandi azajya agira amanota 6. Nagira amanota ari hagati ya 65 na 69 ku 100 azajya aza mu cyiciro cya kabiri cyane meza cyane, azane ya nyuguti ya B agira amanota 5. Nagira amanota 60 na 68 ku 100 azajya aza mu cyiciro cyane meza gifite inyuguti ya C agira amanota 4. Nagira amanota 50 kuri 59 ku 100 azajya aza mu cyiciro cya birashimishije agire inyuguti ya D agira amanota 3. Naza mu cyiciro cy'amanota 40 kugeza kuri 49 ku 100 azajya aza mu cyiciro cya birahagije agire inyuguti ya I, narangiza agira amanota 2. Nagira amanota 20 kuri 39 azajya afite icyiciro cya biri hasi afite inyuguti ya S afite inota 1. Nagira amanota ari hagati ya 0 na 19 azajya aba yatsinzwe afite inyuguti ya F, ari hahandi agira amanota 0.
Ku masomo yunganira nagira amanota 40 kugeza ku ijana azajya afite icyiciro cya 2 hasi, narangiza ayiye inota rimwe ku nyuguti ya S. 0.39 azajya aba yatsinzwe afite inyuguti ya F, ubwo afite amanota 0. Ubwo aya masomo yunganira ni ya masomo tukunze kwita non-core subject. Ariko ibi ngibi bitandukanye ku bizamini bya leta bya TVET cyangwa se by'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Ubundi ku mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro harimo integrated assessment, teaching practicum, accounting practice ndetse na clinical attachment na practice. Amanota atangwa mu byiciro bibiri gusa, atangwa mu cyiciro cya A ndetse n'icyiciro cya F. Amanota kuva kuri 70 kugeza ku ijana uba ufite icyiciro cya A, ubwo amanota kuva kuri 0 kugeza kuri 69 uba ufite icyiciro cya F. Ubwo bivuze ngo umuntu wiga imyuga n'ubumenyingiro nugira amanota kuva kuri 70 kugeza ku ijana uzajya ufite icyiciro cya A, ubwo uzajya watsinze neza. Noneho isomo nurigiramo amanota kuva kuri 0 kugeza kuri 69 ubwo uzajya ufite icyiciro cya F. Niba uri umunyeshuri wakoze ibizamini bya leta uyu mwaka, ndizera wasobanukiwe uburyo amanota y'ibizamini bya leta azabarwa. Niba wagize ikibazo nyandikira muri comment ubundi ukimbaze, ubundi mbace kugikusubiza kugira ngo aya manota agiye gutangazwa mu minsi iri imbere uzabashe kuyabara neza kandi unamenye amanota wagize by'umwihariko. Andi makuru yose agendanye n'ibizamini bya leta ushaka kumenya nyandikira muri comment umbaze, ubundi ndagusubiza rwose nta kibazo. Niba utarakanda follow ihutire kuyikanda kugira ngo amakuru yandi ndaza kugushyiriraho uze kuyabona 5 kuri 5. Naho njya kugezagaho iby'aya makuru y'incamake uburyo y'ibizamini bya leta bibarwa. My name is Munyeshuri, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.